bino ndabanyarwanda turamana njeho ntagakonje zafi oya buretse mwe ukikora bikora amaguru ari mumeze mutsinzire ko mumeze neza cyane. So uyu munsi rero nashatse kandi kantu mbakorera njyewe na best wanjye. Mwibaze ko best wanjye atazi koga. Can you imagine? So uyu munsi rero navuze ngo reka mwigishe koga ndebe basi ko hari ikintu kivamo. Ni ubwo naruhama nimo mumbaze kuko ntako ntari bube nagize pe. Ngiye ibaze umukobwa agiye kwigisha umuhungu koga. So mukomeze mubikurikirane murebe ngo haravamo iki. Ubwo naruhama mwihangane nabimenya ni byiza natabimenya ntako ntari bube nagize pe n'ukuri. So dukomeze turebe uko bigenda turabakunda. So ubwo rero tukaba tugiye kumureba aho ari. Mana we n'ubwa mbere mbonye besta yambaye ikabutura. Azinsuza ibintu nzanyemo ubu ngubu urishoa. None se uroga n'ishati kutayikuramo? Ndaje nyikuremo n'ingofero igo byose ntabwo bimenyereye ibintu byo koga. Uri tayari yo gufasa no kunywa amazi menshi? Ntabwo amazi gute se nkunda. Ubanje kunywa sana kugira ngo mba ndi kwinywera ka jinja sana ka orange sana orange. Ntabwo ari jinja ni orange. Kugira ngo ubanze ugire courage unanatinyuke. Ariko ufite amaguru ngirira risi Nakareka we narari wanera bro. Nari ngize ngo nkuteye irari. Kumbega mbega inzo. Ngaho nyumvira. Ese mwana kimeze gutya. Anirarema. Kankore bino ndabanyarwanda. Niko digi wanjye. Tujye mu mazi. Mana we shaka koze mbonye ibintu byinshi narinze. Turamanukira he? Turamanukira hano hagufi kuko mujyanye harehare wahita upfa ukigeramo. Shawuse nakonje. Neza utinya amazi akonje? Jyama ahubwo. Ngwino banze ujyemo nawe. Nyine turamanukira kuri sikari. Yo turamanukira hano rero. Banza mu mazi. Kuba konjeho ntagakonje. Ngwino nyine. Banzamo. Banze baze. Okay, nagezemo. Yes. Azimi bayisiriye man. Ngwino nyine. Ngwino manuka uzi. Ngwino winyereza ariko. Hey, my lord. Sabe, ndo gukubita ngwino. Neza phone. Itereka hano. Ngaho ngwino rero. Ndika nimanure. Ngaho manu. Mana amazi arakonje shumi. Amazi arakonje. Neza wumva gashyushye. Akuze kusetsa. Eriko we. Oh my god, Eriko we. Ntabwo ndashyiramo icyo hejuru. Wino. Umbareka mumbabare ntunera amazi ndakwinginze. Ntutera amazi. Reka ngende nimanura. Ubundi wakagombye kuba wanabanje kwimenaho amazi. Yego, kagende kuyimenaho. Tambuka hano. Umva unumanure ndeka nimanure bro. Yes we. Ndakumena mu mutwe. Reka rero ndeka. Yes we, ariko suri mu biki man. Manuka nyine. Waritse. Manuka. Manireke izo bolo. Naziretse manuka. Ndakandagiye hasi. Yes we. Ndebera umuntu ngiye kwigisha koga iri. Ndebera. Mera neza ariko wimira nkaho ukonje. Okay. So rero.
uramera neza nkwigisha cyangwa kanvanze n'ibiri kanvanze n'irohamishe kanirohamishe rimwe kabiri rero umuntu ugiye kwigisha koga urabona ukuntu amaguru yanjye ameze urayatandaza ukongera ukagira ukabumba ntugakoresha amaguru nzifate ku cyuma kandi ngiye kugufata ukabikora kandi mu mazi bariyoroshye wiremereza uhita uyasoma sawa nzafata mbese manze nkwereke nza nk'aho ngaho rero nta nubwo ngiye gukoresha hano amaboko ngiye gukoresha amaguru gusa amaboko ameze gutya kuguyemo uyu mwarimu none kuguyemo uri kunyigisha ngo nzapfe oya buretse nkwereke kora uri kubona ko amaguru ari kugenda ukita ndikwereka ingendo iriya mwabantu mwe ibi bintu byo koga shasi nzoga narohamye ngaho ibintu mfate bro umenye ko ndi kukwigisha kuzirwanaho umunsi wa ruhamye isi ko muri guteza umuhengeri mu mazi Eric ubu koko ubaye uri umuhungu utazi ko gukumva utekanye ngiye ko natekanye umva cyane icyo cyiza cyo kugira besto mbabwira usa n'uryama ku mazi ukoresha amaguru none se ko ndi kumanuka ujya twongere dutangire ngaho mu ndebere uri kwimana nakubwiye ngo wiyoroshye ikindi ntabwo wicara amagurya uraryama amaguru ukayashyira hejuru ugakoresha amaguru numara kuyanywa nibwo urabona ko bisa aha nta miranyeri yarahita abimenya twagiye byame ukoresha amaguru wagira ngo ari gusimbuka amaceri mu mazi urumva ko ukuntu twajyaga tujya muri dumbezi hano kuri malariya umva se kujya ahantu hanini urapfa ndasa ndi wowe nk'abasi ugira hano ku cyuma ufashe ku cyuma utari mu mazi fata hasi zamura amaguru nose ko ndi kurema ndimo ndaremera wese uri ibuye none se biyoro uri ibuye kamere hejuru nganjeze cyamani twebwe urumva twakoze twidumba twakuriye muri dumbezi uri kubona ko amazi ari guhita nzara hano nuko umuntu apfa ya besto yiyogere ngewe ibintu ntabwo mbyeye nabivamo mana ntukajya usebya ariko dore kera ukuntu twarogaga tukatugera gutya ngo rimwe kabiri ni iyo nyogo yanyu none se wavuga ngo njye hejuru y'amazi niyogere mwihorere ariko se mujye mundebera namwe uyu mubesto nose ubwo urarekeye kunyigisha n'ukundi kubona utazi ibyo uri kwiga kurikira ese uri kugenda ukandagira hasi oya ntabwo ndi hasi ndi kumurikira napfa aha gutyo ubu ubu ehe paka